السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ishimwe ikuzo ibisingizo byiza nta wundi bikwiye usibye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah watuyoboye inzira y'ubuyisilamu. nta wundi wari kutuyobora iyi nzira usibye subhanahu wa ta'ala. icyo tumusaba ni ukugumya, nuko yaguma kuduha gushikama no kuguma kuri inzira. nta kindi kiguzi dukeneye usibye gukenera kwishimirwa nawe subhanahu wa ta'ala no kuzatugororera ijuru. Islam kama taarifun, uislamu nta kindi busobanuye usibye istislamu lillahi bitawhidi والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وإسلام وسوانو يكو أرمونه كويمرا kwakira yuko imana Allah subhanahu wa ta'ala ariyo ikwiye gusengwa, ari imwe, kandi noneho akayumvira mu buzima bwe bwa buri munsi, noneho akanirinda kwibangikanya. Hadha huwa al-Islam, ubwo nigo uyislam. So Allah subhanahu wa ta'ala rero azaduhe mu buzima dusigaje ku isi kuba abayisilamu beza no kuzatabaruka turi abayisilamu beza. amahoro imbabazi bye ku ntumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, we nabiyo namukurikiye kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma. bavandimwe b'Islam, nk'ibisanzwe dufata umwanya minota mikeya kugira ngo twongere twibukiranye bitari hagahato, twibukiranye dusaba Allah yuko yatuganisha ku nzira nziza kandi yishimiye. hari ijambo dukunda kugarukaho mu buzima turyibazaho ibisobanuro byaryo, ni gute umuntu yarigeraho. mu cyarabu baryita hikma. ijambo hikma ndimi z'amahanga izo nigeze kumvamo, nk'icyongereza baryita wisdom, naho mu kinyarwanda tuvuga hari bamwe baryita ubugenge. wenda njye mbona ko hagakoreshejwe ubushishozi, ariko noneho ubushishozi buganisha umuntu gushira ikintu mu mwanya wacyo, cyangwa se umuntu guhuza n'ukuri guhari. rero hikma ni muri ubwo buryo. hari abandi babyita ko ari ubumenyi, kuko buriya iyo umuntu akora ikintu azi ukabyita hikma. hari abandi babyita ubunyangamugayo, hari abandi babyita ubutabera, hari n'ababyita ubwitonzi wahakaza. ariko ijambo hikma mu ncamake bisobanuye ubushishozi umuntu akoresha ashira ikintu mu mwanya wacyo. Allah subhanahu wa ta'ala wa Islam, hikma ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane, kuko nyir'ubwite Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an niwe wabyivugiye muri surah al-Baqara aya 269, aho yivugiye ati ngo yu'til hikmata man yasha, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala yerekanye yuko muri Qur'an ngo hikma, ubushishozi umuntu akorana nabwo mu buzima bwa buri munsi, agashira icyo aricyo cyose mu mwanya wacyo, ngo Allah subhanahu wa ta'ala ngabihereza uwashatse. yu'til hikmata man yasha,
ngo Allah abiha uwashatse. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا, ngo kandi uzahabwa hikima, ubushishozi bwo gushira buri kintu umwanya wacyo, ngo azaba ahawe ikintu gikomeye cyane, azaba ahawe ibyiza byinshi cyane. Kuva ni wa Islam nta kubisa nko gukorana n'umuntu ugira ubushishozi. Ubushishozi atari umuntu w'umwiskoro, atari umuntu w'umunyamanyanga, atari umuntu w'umunyabibazo, atari umuntu w'umubeshyi. Hikima rero irakenewe ko abantu bayigishaho bakayimenya, kuko ntabwo umuntu yakiranuka, nta nubwo umuntu yagera ku cyo yifuza adafite ubushishozi mu bikorwa bye, icyiciro icyo ari cyo cyose yaba arimo, inshingano izo arizo zose yaba afite. Iyo ibintu bidakoranywe hikima, byanze bikunze bigomba kwangirika. Hikima rero, iri jambo hikima muri Qur'an byagiye rigaragara henshi. Hari naho Allah subhanahu wa ta'ala yise ibyo yahanuriye cyangwa se ibyo aha cyangwa se hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuko nazo zitwa hikima. Allah yaravuze muri surati al-Ahzab aya 34 ngo wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma. Ahangaha Allah yabyiraga abadamu b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngo bajye bibuka agaciro bafite ko mu ngo zabo hasomerwamo, hamanukirwamo amagambo ya Allah ya Qur'an, noneho hakanavugirwamo hikma, ubushishozi bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hikma rero bikenewe ahantu hose, meme nibi twigisha abantu bikenewe hikma. Hikma mu kwigisha ni iyihe? Ni umuntu kwigisha ibintu, kuvuga ngo niba ari aya na hadith, ndavuga nk'ivuga butumwa, umuntu akareba ibyo abantu bakeneye mbere y'ibindi. Al-ahamu thumma al-muhimmu. Umuntu yagiye kwigisha abanza kureba niba icyo abantu bakeneye. Niba muzareba intumwa zose, iyo Allah yazitumaga n'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abantu yohereje, yababwira ati mugende mugiye kwigisha, faliyakun awwal ma tad'uhum ilayhi annahu la ilaha illa Allah. Ugiye kwigisha, uzabanze kwigisha abantu Imana yabo ko ari imwe. Numara kubigisha Imana ko ari imwe, maze kuyimenya, fa inhum ata'uka lidhalik, nyamara kukumvira kuri icyo ngicyo, noneho uzabigishe iki ngiki. Icyo nshaka kuvuga ahangaha murareba hikima. Hari abantu usanga bashaka kwigisha ubuyisilamu, ariko usanga ibintu byose afite mu mutwe ahita birangiriza abyigishirizaho. Ntabwo ari ibyo. Hari icyo kigomba kubanza mbere y'ikindi. Ntabwo ibi byose umuntu abyigisha, kuko na Qur'ani dufite urugero rwiza. Ibiza kuba bimeze gutyo, ntabwo Rasul sallallahu alaihi wasallam yari kwigisha akajya amarana aya imwe ebyiri eshatu ukwezi ameza ngahe akabona kumanuka indi. Ibyo byose ni byerekana yuko umuntu yigisha ikintu kiba kiri cy'ingenzi, hakurikiraho ikindi kiri munsi yacyo, gutyo wahakaza. Noneho umuntu akareba icyo agiye kwigisha naho agiye kukigishiriza. Ntabwo ari ukwigisha gusa, ahubwo reba icyo ugiye kwigisha ni ikihe, ugiye kukigishiriza he, ugiye kukigisha abande, noneho no mu buhe buryo. Ibi ngibi abantu hari usanga babibuze, ugasanga n'umurongo bafashe wo kwigisha nawo urabuze. Icyo cyakora bavandimwe b'Islam ntabwo bivuze ngo kwigisha. Hari usanga ugasanga umuntu yatakallamu fi kulli shay, ariko kuvuga kuri buri kintu akariye n'agatoya. Sinzi ari mu bijyanye n'ibirere, sinzi ibijyanye na siyasa, ibijyanye n'ubutaka, ibijyanye n'imyidagaduro, ari mu bijyanye by'abagore, by'abagabo. Ugasanga
ibintu byose ntabwo bivugira icyarimwe muvandimwe mu Islam. Ugomba no kureba ni ikihe gikenewe, n'ibiki abantu bakeneye imana ibashakaho. Ntabwo bavuga ibintu byose ngo birangize. Unagiye unavuga mu bintu byose, ntabwo ibintu byose wabimenya. Hari n'ibyo bivuga nabi. Kandi no muri hikima, muri da'wa, ntabwo umuntu yigira karuwa hatari, ahubwo usaba na Mwenyezi Mungu kugufasha kugira ngo n'ikiri kuvuga cyumvikane. Rero kumenya kino kintu ugiye kuvuga, uravuga ibiki, urabivugira he, urabibwira abande, urabivuga mu buhe buryo. Iki ni ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane muri hikima yo kumenya kwigisha abantu. Twabonye ko hikima rero ni ugushira icyo ari cyo cyose mu mwanya wacyo, ni ugushira an tadaa al ashyaa fi nisabiha wa fi mawdu'iha wa tu'ti kulla dhi haqqin haqqahu. Ni ukuvuga ngo ni ugushira icyo ari cyo cyose mu mwanya wacyo, buri wese ukamuhereza ukuri kwe. Niba ari umwana uri kubyira ukamenya uburyo baganije abana, niba uganira n'abantu bakuru ukamenya uburyo baganiriza n'abantu bakuru, ukamenya gutandukanya uburyo uganira n'abakolege bawe, abantu b'inshuti zawe bavandimwe, n'uburyo uganira n'abantu b'abashyitsi b'abetranje, abantu mutari musanzwe muziranye. Hari umuntu ugira ukabona abantu bose abafata nkaho ara no gukina ububyara. Umuntu umushyitsi nibwo wamubona ntimuziranye ujya kumukinaho ububyara. Ugomba kumenya ninde nganiriza mu buryo bwo gutebya, nihemba ndi serious, nihemba noroheje, nihe ukamenya buryo cyose ukagishira mu mwanya wacyo. Noneho no mu bikorwa, iri jambo abantu hari igihe baryumva nabi bakangiza ngo tutumie hikima abantu. Hikima siyo hivyo. Abantu bakumva ko hikima gusa ngari ukwiyoroshya, koroha. Ntabwo bishoboka. Wabona umuntu ajaje ukwiba, ufite uburyo bwo gutabaza, ufite uburyo bwo kumwirukana, cyangwa umuntu aje kononera abana mu rugo, mwana wawe w'umukobwa baramufashe baramujyanye, ntuzahano mujyanye ngo hangi ngo siku tunafika yema ngo ni hikima abantu. Ntabwo ari ibyo. Ahubwo umuntu abagomba fatakunu rafiqan fi makani rifq. Umuntu abagomba koroha iyo ahasabwa cyangwa se ahari cyangwa se ibyarimo bimusaba koroha. Watakunu shadid fi makani shidda. None n'umuntu agakomeza agashiramo imbaraga akabinkazi igihe aho bisaba kwa binkazi. Umuntu aragiye abonye umuntu aramukurira ibyuma mu modoka, uraza gusufunya ngo ni hikima abantu ngo reka babijyane. Ntabwo bishoboka. Uno munsi abana bari gutwangirikirana, abana bari kwangirika kubera abantu birirwana nabo, abantu bajyana. Umwana uragiye umujunye muri interna, ntabuza abantu baganira, ntuze abantu birirwana nabo umwaka kumyaka ibiri, urangiza ngo gatungurwa ngo umwana sinzi ngo yadukanye imico, ngo sinzi ngo yabaye ngo umutinganyi, sinzi rimwe na rimwe ngo yavuye mu idini, sinzi ngo byagenze bite. Kubera iki? Ntabwo mukurikirana. Waravuze ngo ari kumwe n'abagenzi bari muri hikima, ariko bagomba gusura umwana ukamukurikirana ukabaza amakuru bimeze bite, iyi mico ivana. Ntabwo bivuze ngo ukora ibitangaza ngo wigire inkazi, ariko kurikira kuko icyo cyose mu mwanya wacyo. Umuntu agatanga igihe bikeneye ko akora iki, atanga. Akanima igihe bisaba ko yima. Umuntu afite ibihumbi 10 mu rugo, nta kintu afite cyo kurya. Niba ugiye utanga, tangamo 1000, tangamo 2. Ako ufite ibihumbi 10 mu rugo, nta kintu bafite cyo kurya, urajya amafaranga yose urayatanze, uje mu rugo ahubwo nawe uri gusaba. Hada laysa min al-hikma. Ntabwo ngo ari ubushishozi. Bamwe Islam rero nta muntu worohaga nk'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam no mu rugo hamwe n'abantu. Ariko njya nibuka umunsi umwe mu rugo higeze kuza umugabo, higeze kuza umuntu abwira umudeme we mama Aisha ngo jya mu cyumba ka utasohokamo. Umuntu ugiye kwinjira anga ntabwo ari umuntu mwiza, sinshaka kakubona, sinshaka kumubona. Arumva hikima kozo ko umuntu ari umuntu mubiyangiza ingo z'abandi, araje umusanze mu rugo ngaruganira na madamu ngo ni hikima. Ejo yamara kubyangiza ngo wa mudamu ngo sinzi uko byagenze, kandi ari wamutanze. Rasulullah amubwiye ati jya mu cyumba, bi'isa akhul ashira,
umujanga ntabwo ari umuntu mwiza. Mama Aisha nibwo yamubazaga ati si none ko waruzi ko atari umuntu mwiza kuki utayisumu, ambwira ati oya ntabwo nge nshira isoni, ntabwo nge mvuga amagambo, nagomba kubikubwiraho nk'umuntu wanjye ukabimenya, uriya we nkaba mfite n'urujya ngomba gukora iki, ngomba kumukosora. Hikima ni nziza abandi b'Abayisilamu, hikima ni nziza tuyisabe Allah subhanahu wa ta'ala. No mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala nuko harimo hakim. Allah yakunze kuvuga ati wallahu alimun hakim, Allah afite ubumenyi ku cyari cyo cyose kandi afite ubushishozi mu cyari cyo cyose. Hikima rero abandi b'Abayisilamu zirimo ibice, hikima zirimo ibice bibiri. Hari hikima fitriya na hikima iktisabiya. Hari uburyo Allah yiremera umuntu gusa akamuha hikima, kabona umuntu kamukunda, kabona zikubanira abagenzi be neza, kabona afite ubushishozi mu byo akora. Hari na hikima rero abantu biga ku bandi. Hari hikima umuntu avukana, kabona ubuzima bwe bwose ni umuntu ushyira mu gaciro, umuntu ukora ibintu umwanya wabyo. Hari na hikima umuntu ashobora kugeraho nko kuba umuntu yabisaba Allah akabimuha mu idua, muasharatul hukama, لأن الإنسان على دين خليله. umuntu kuba abana n'abantu nk'abo ngabo bagira hikima mu buzima bwabo bwa buri munsi, kubera ko vange Abayisilamu imico irandura. Ushobora kuba abana n'umuntu ugira ubushishozi mu buzima bwe, nawe ukagira ubwo bushishozi. Vange Abayisilamu rero dukeneye kumenya no gushakisha hikima. Mu gushakisha hikima harimo gusoma inkuru ziba zarabayeho, inkuru ziba zarabayeho, kuganiriza abantu b'abasaza, guhuza n'ibyo Allah ashaka muri wahyi, muwafaqatul wahyi muri Qur'an na hadith, kureba amateka y'ibiba byaratambutse. Umuntu niba agiye kuvuga ijambo akabanza akaritekerezaho, ukamenya uburyo baganiriza abantu, abakuru baganiriza bate, se ugiye kuvuga ku bantu runaka Imana yahaye icyubahiro cyabo bavugaho gute. Ibi byose umuntu akora iki akabizirikana. Na hikima uwashaka kongera kuyivuga yavuga yuko ni ikinyuranyo cyo guhubuka. Uyu muntu nkunda guhubuka akenshi na kenshi hikima ye aba ari nkeya, kandi abantu bose bavandimwe b'Abayisilamu bakunda umuntu wa hikima. Hikima rero igira ibimenyetso biranga guceceka mu mwanya wabyo, ntuceceke gusa, wahabuka navuga aho bikenewe, kugira isoni mu mwanya wabyo, ahadakeneye isoni ntuzigire, ko kwiga ntibavuga ngo ngiye nanze kwiga kubera isoni. Niba uri gukora da'wa kagira igihagararo, ariko n'iki gihagararo kikajyanana n'ubwitonzi, kereko cya gihagararo giteza ibibazo abantu muri societe, gukora ibyo Imana ishaka kandi bizana igisubizo cyiza. Vange Abayisilamu rero inshallah reka dusozereza aha ngaha, ariko nanyumvuze yuko twaganira kuri iri jambo hikima rifite ubusobanuro bugari, iminota yacu biri mikeya kugira ngo ibintu bibashe gusobanuka gake gakeya. Dusabe Allah ubuzima bwacu twabayeho kuri isi ngo dusigaje tuzarangwe na hikima. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.